Yego nibyo rwose ngo akajambo keza karuta kanini, kandi burya n'inseko nziza ishobora gutuma umuntu agukunda cyangwa se akanakwanga. Ariko se wasekana impumuro mbi mu kanwa? Ese wari uzi ko hakiri impumuro mbi mu kanwa burundu? Twongeye kubaha ikaze kandi nyirago mwabyumvise, ni ahandi ni kuri The Health Akadomo Olivier. Uyu munsi wa none tugiye kuganira mu buryo ki butandukanye ushobora kurwanya impumuro mbi mu kanwa, cyangwa se ushobora kurwanya umuhumuro mubi ushobora kuba uturuka mu kanwa kawe mu buryo nawe uzi cyangwa se utanazi. Birashoboka ko wabuze uburyo ki wabikemura cyangwa se utanashakishije umuti wabyo. Burya nturi kuganira n'umuntu ukabona akoze ku izuru, byanga bikunze nawe ujye wikoraho. Hari igihe aba ashaka kukwereka ko hari ikintu kitameze neza ufite, ariko mu by'ukuri ukaba utashobora kubibona, cyangwa se nawe ukaba atashobora kubikubwira kuko nk'umuntu wawe nyine akagira isoni cyangwa se akumva bimuteye ipfunwe. Cyangwa se ukaba waba uri kuvugana n'umuntu ukabona avuga akinze akaboko ku munwa cyangwa se arebye ku ruhande. Nyabona nawe uvugana n'ijya mu kanwa, jya ushishoza nawe urebe nk'umuntu mukuru. Nibyo uyu munsi wa none mwabyumvise, tugiye kurebera hamwe ese impumuro mbi mu kanwa, dore ko ari ikibazo benshi bagira, ishobora kuba yaterwa n'iki, cyangwa se ishobora kuba yavurwa n'iki. Ushobora gukoresha ubuhe buryo uyivura wowe uyifite utari ubizi, cyangwa se wowe wagerageje bikanga. Burya kugira iyi ndwara cyangwa se izwi nka halitosis, cyangwa se indwara iterwa n'amabakiteri menshi aba yaje mu kanwa cyangwa se aba yakimiye mu kanwa bitewe n'ibyo uba wariye, akenshi cyangwa se ahanini ni indwara ibiterwa n'ayo mabakiteri aba ashobora kuza agashwanyaguza bya bindi wariye bigasigaramo, hanyuma cyane cyane nk'ibishyimbo n'ibindi byose bigizwe n'amaporoteyine, hakavamo icyitwa nk'ama amino acid ndetse n'andi mashuga yandi, agakurura n'andi mabakiteri yose akaza akagumamo igihe kirekire. Ibi ngibi rero akaba ari byo bituma nyine hashobora kuza ako gahumuro kabi, kuko iyo biteranye amabakiteri ndetse n'ibyo bindi biboreramo bishobora gukora ibizwi nk'amakemiko mabi cyane azana ako gahumuro, ari valateri cyane, cyangwa se anuka simeringa nabi. Burya bishobora kuzabyumvana umuntu umwe cyangwa se babiri, kumva ni ibintu bisanzwe, cyangwa se benshi barabifashe nk'ibisanzwe kubera ko wenda adashobora kuba azi umuti, ashobora kuba atazi uburyo ki yabigenza, cyangwa aranabivuje bikanga. Ariko burya impumuro mbi irabangama, kuko uzi kugira ngo uzabe uri kuganira n'umuntu ariko wumve muri kuganira areba ku ruhande cyangwa se apfutseho umuntu, mu by'ukuri nawe ubwawe ntabwo biguha kwisanzura no mu bandi. N'icyo ugiye kuvuga wumva ntabwo wumva ko kiri bwumvikane. Kubera iki? Kubera ko icyo kibazo cy'impumuro mbi mu kanwa, burya n'aya mabakiteri ahanini niyo aba yabiteye, cyangwa se n'izindi ndwara wenda nk'amadiyabete cyangwa se n'amasinezayitis, burya nayo hari ukuntu ashobora kubitera mu byo turi buze kubona hasi hano. Ibindi dushobora kubona bitera cyane cyane bishobora kwakimira, cyangwa se bishobora kuba impamvu zakihutisha uko kwangirika no kuba wagira mu kanwa hadahumura neza, cyangwa se kugira impumuro mbi mu kanwa, nuko burya no kunywa itabi. Kunywa itabi ni ikibazo, kuko nabyo bitera kuba hagabanuka amacandwe cyangwa se kuma mu kanwa. Itabi n'inzoga, kubera ko iyo bigabanyije amacandwe, kandi amacandwe yari afite akazi ko kuba yakoza mu menyo cyangwa se yakuramo ayo mabakiteri. Ikindi twavuga gitera hano kugira impumuro mbi mu kanwa ni ukuba umuntu adasoza kurya ngo abe yashyiramo utuzi, niyo atabashije kwiborosa ngo yewe ashyiremo n'utwo tuzi. Ibyo nabyo birumvikana ko bya bindi wariye, niba wabiriye mu gitondo cyangwa se saa sita bikageza nimugoroba bikirimo, ukaza gushyiramo ibindi, birumvikana ko rwose nta kabuza bakiteri zirazamo mu kanwa, haraza impumuro mbi. Ikindi twavuga ni ukuba kubyimba kw'ishinya, cyangwa se ikizwi nka gingivitis cyangwa dental caries, kuba harakura kw'amenyo.
byarageze kuri urwo rwego nyine hazamo amabagiteri, iryinyo naryo rikatakwa rikabora, nabyo burya bikomeza kwaka imitinga cyangwa se kuzana ubwoko bw'amabagiteri menshi, bikaba byatera impumuro mbi mu kanwa. Hari ikindi nko kuba umuntu ataborosa ururimi. Yego abantu benshi burya ntabwo babyitaho cyangwa se ntabwo babizi. Burya iyo uborosa amenyo ugira n'igihe cyangwa se ugira n'agace ko kuba waborosa ururimi gake witonze, utari ukubaganya cyane cyane nk'inyuma ku gace kazi nka capillary. Ako niko gashobora kubika amabagiteri cyangwa se n'ibindi byagiye bisigara, hanyuma bikaza gutera iyo mpumuro mbi mu kanwa. Burya iyi mpumuro ishobora gukira kandi udakoresheje n'uburyo burenze, cyane ko burya guhumura mu kanwa ni ubusirimu pe. Abantu benshi bagiye babimenya, ntabwo abantu babimenya, ariko ni ubusirimu rwose kuba nyine nawe uvuga uri comfort useka nta kibazo. Nk'ikintu cya mbere burya tubona hano gishobora kuba cyadufasha kurwanya iyi mpumuro mbi ituruka mu kanwa, nuko byibuze umuntu akwiye kwiborosa 2 ku munsi. Kwiborosa 2 ku munsi, kandi burya niyo twiborosa si ngombwa ngo dukube amenyo, si ngombwa ngo tukube ku buryo budasanzwe, no. Hari ukuntu kuba amenyo uyaborosamo, ugenda ukaraga, ukora nk'akantu k'agasaku, akaziga ku menyo, ukagaruka hirya ukishinya, ukaza imbere, noneho ibyo byarangira ukaza kuborosa n'ururimi. Aricyo kintu nacyo cy'umwihariko, ukaborosa ku rurimi witonze. Ibyo ukabikora mu gitondo na nimugoroba, cyangwa se igihe cyose umaze gufata ifunguro. Ubu ndumva ari 3 ku munsi, hafi abantu benshi ni 3 ku munsi, cyangwa se igihe ibyo utabikoze ukibuka kuba wanyuzamo utuzi rwose. Ikindi twakora nyine nko mu buryo bwo kwirinda iyo mpumuro mbi mu kanwa, ni ukugerageza kuminimiza ibintu by'amasukari, ibiryo by'amasukari bifite amasukari cyane, kuko amasukari burya akurura amabagiteri cyane kubera ko iriya sukari yayo amabagiteri ashaka kuyifidingaho, niyo ayibeshaho, niho zibonera icyo navuga nk'icyo kurya, nk'uko nawe uwo washakishije niho n'amabagiteri abonera icyo kurya, hanyuma akamultiply agakura. Uko akura niko producing chemicals, niko atuma habaho decomposition cyangwa se habora ibintu byinshi, hanyuma ukaza kugira iyo mpumuro mbi mu kanwa. Yego, ikindi twavuga nuko burya muri ubu buryo twakoresha mu buryo bwo kuba twarwanya kugira impumuro mbi mu kanwa, nuko harimo no kuba twanywa amazi menshi ahagije. Wowe uyigira cyangwa se uwigira ukaba ubizi, cyangwa se ukaba warakoresha n'ubundi buryo bukanga, burya ni ngombwa ko unywa amazi ahagije cyangwa se ufata amazi ahagije, kubera ko amazi agize amacanjwe, cyangwa se amazi akora amacanjwe, kandi ayo macanjwe burya aba arimo icyitwa immunoglobine cyangwa se n'amayinzayimu ashobora kugenda akanyutraliza ayo mabagiteri cyangwa se akayica. Kandi amashanjwe ikindi ni uko afasha no gusohora ayo mabagiteri nyine, cyangwa se kunyugunyuza, cyangwa se gukesha mu menyo ndetse no mu kanwa muri rusange. Birumvikana ko kunywa amazi menshi burya nabyo ni byiza, birafasha cyane, byadufasha muri ubu buryo bwo kurwanya aya mabagiteri. Kandi burya ngo abantu hagati ya 85 ndetse na 90% impumuro mbi mu kanwa ituruka ku isuku nkeya, iyo baba bagiriye amenyo, ururimi, cyangwa se n'ishinya, cyane cyane ibyo twariye nyine tukanga kubikuramo cyangwa se tukanabyibagirwa, rimwe na rimwe tuba tutarabigize nk'umuco. Niyo mpamvu rero baratugira inama cyane yo kuba twakorera ururimi rwacu, amenyo, mu kanwa muri rusange isuku regularly, cyangwa se buri gihe cyose umaje kugira icyo ushyiramo, buri gihe cyose umaje kugira icyo ufata. Ibi bizwi nk'amaplaque cyangwa se nk'ibiba byasigayemo, ubwabyo uko bitindamo niko composition y'amabagiteri, amabagiteri nta kina burya ariyongera, arikuba umunsi ku wundi, bitewe nuko iyo environment nyine cyangwa se aho hantu hari favorite kuri yo, harayemerera gukura, hanyuma agakura neza rwose nta kibazo. Ariko ibyo bikaza kukugiraho ingaruka wowe nk'impumuro mbi.
ubundi buryo burya bwo kurwanya aya mabagiteri cyangwa se impumuro mbi mu kanwa, burya ni byiza gusura muganga, cyane cyane muganga w'amenyo wabugenewe specialist, kuba byibuze hagati y'amezi 6 kugeza ku mwaka. Icyo gihe uba ushobora gusuramo muganga w'amenyo kugira ngo agucekingire, arebe avuga ngo ese iri ryinyo ryaraboze, ishinya imeze ute, ururimi rwawe rumeze ute, hanyuma aguhe n'ubujyanama bwisumbuyeho bw'uburyo ushobora kongeramo isuku yawe, kubera ko birafasha cyane nka muganga we uba ubizoberewe, abazi uburyo bwinshi ushobora gukoresha. Ashobora no kukubwira ngo ujye wirinda kurya bino biryo, cyane cyane nk'iyo burya banavuga ko iyo umuntu asibiye kurya kenshi cyane, mbese kwiyiriza nyine cyane, niba hatarabo nibasiye mu madini runaka, ariko burya bavuga ko kwiyiriza cyane hari igihe umubiri ugeraho ugakoresha ikizwi nk'amafati muri metabolism kugira ngo ubone energy. Ibyo rero ayo mafati cyangwa se ayo mafati aba yarabaye deposit, aba yarabitswe mu mubiri, iyo akoreshejwe umubiri wishakamo imbaraga ziwutunga, cyane ko umuntu aba atakijya source y'amaglycose cyangwa amacarbohydrate, aba ntayo aba yabuze. Ayo mafati ni mabi cyane kuko aproducinga ikintu cyitwa ketone cyangwa se chemical product yitwa ketone. Iki ngiki rero burya nacyo kiraza kigatera impumuro mbi mu kanwa, kuko kigomba gushaka ahantu gisohokera, ibyanga bikunze kiraza kikagira uruhare mu gutera impumuro mbi mu kanwa, kuko nacyo burya gikundwa n'amabagiteri cyane. Ikindi burya nk'inama twakugira hano wowe uhura n'icyo kibazo cyangwa se ufite icyo kibazo, nuko hari n'udushikarete twabugenewe ushobora gusanga mu farumasi ndetse n'ahandi, uhekenya rwose, tudakungahaye ku masukari cyane, kuko twabonye amasukari ahubwo iyo akurura amabagiteri. Utwo dushikarete tuzwi nka chewing gum, ntabwo two tugiramo isukari nyinshi, ahubwo tugufasha kongera amazi mu kanwa, ya mazi ashobora gusohora bya bisigazwa byasigaye mu menyo, byasigaye ku rurimi, hanyuma impumuro mbi rwose ukaba urayirwanyije. Ni muri urwo rwego rero twese tugomba kwimakaza isuku, cyane ko burya isuku ni isoko y'ubuzima, ariko burya isuku no mu tuntu duto irashoboka, kandi ni naho igomba gutangira. Ariko uzi kugira ngo ube wambaye neza karuvati se cyangwa se agakweto keza cyangwa se ubundi buryo bwose cyangwa se n'ikanzu, ariko wavuga mu kanwa gaturukamo oderi mbi cyangwa se impumuro mbi, burya nabyo bikugabanyiriza icyizere mu bandi, kandi rimwe na rimwe ukumva unasebye nyine, ukumva ntacyo wavuga cyangwa se ukumva nta n'ijambo wageza ku bandi. Ni muri urwo rwego rero mu by'ukuri impumuro mbi mu kanwa kwirwanya birashoboka, kubera ko ibintu twabonye bitera birashoboka kuba umuntu yabyirinda cyangwa se yanabyivuza, kandi n'ibyo twabonye byo kubikosoza nabyo birashoboka ko umuntu yabikora mu buzima bwa buri munsi. Kuba ushobora kuborosa 2 ku munsi, cyangwa se niba udafite ubwo bushobozi ukaba wakoresha amazi igihe usoje kurya rwose, ugashyiramo amazi ukazengereza mu kanwa. Hari n'abakoresha uburyo bundi buri medikali, nko gukoresha ikizwi nka listerine cyangwa se soniteke, ari nama chemicals ariko yabugenewe atashobora kwangiza ishinya cyangwa se mu kanwa. Ushobora gushiramo hagati y'amasegonda 30 na 40, ukazengereza mu kanwa. Igihe usoje kuborosa nabwo niho ubikora, hanyuma ukaza gucira, nayo burya afite ubushobozi bwo kuba yakica ayo mabagiteri. Urumva ko gufata ayo mazi, kuba wakiborosa, ndetse no kuba wagabanya izo nzoga cyangwa se n'ibyo biribwa bindi bishobora kuzanamo amasukari menshi, ibyo ni ibintu byoroshye rwose mu gihe usanzwe ufite iki kibazo cyo kugira impumuro mbi mu kanwa. Murakoze rero, mwari kumwe nanjye Jean d'Amour, umunyeshuri muri kaminuza. Mukomeze kugira ubuzima.